tubahaye ikaze rero mwese mukurikiye Arabohora TV. Nkuko mubizi ahangaha ni televiziyo ibagezaho ahanini ibiganiro bitandukanye ndetse n'inyigisho ahanini zishingiye mu kwamamaza ubwami bw'Imana, kubera ko nicyo twahamagariwe ndetse ni nayo misiyo Yesu yadusigiye ubwo yasubiraga mu ijuru. Uyu munsi rero kuri Arabohora TV nkuko mubibona dufite abantu babiri baza kutuganiriza. Evangeliste Betty we muramumenyereye, ntabwo ari mushya, muhorana nawe umunsi ku wundi, ariko kandi yatuzaniye n'umutumirwa Evangeliste Bienfait uza kutuganiriza. Uyu munsi icyo tuza kuba tuganiraho ahanini turatuganira ku Kristo ndetse n'ibijyana n'ubukristo. Ese umukristo, ubundi bavuze umukristo umuntu yumva iki? Ese iyo bavuze umukristo agaragazwa n'iki? Ibyo byose nibyo tuza kuba tuganiraho. Bienfait aza kubidufasha, ariko kandi afatanije na mama Betty kugira ngo tugerageze twumve ibi bintu, kuko hari akenshi duhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko hari abantu bitwa abakristo ariko badasobanukiwe n'ibyo barimo, ahubwo ari nk'icyo umuntu yakwita nk'ikigare, ku buryo umuntu aba ari aho ngaho yitwa umukristo ariko adafite igisobanuro nyakuri cy'icyo yitirirwa. Rero uyu mwanya reka wenda tubanze twakire Evangeliste Bienfait abanze atwibwireho gatoya, kubera ko wengira ngo ni mushya imbere yanyu ntabwo mumenyereye cyane, ariko arabanza twibwireho gatoya, turatubwira n'aho asengera, hanyuma turaza guhita dukomeza twinjira mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Karibu Evangeliste. Arakoze cyane umunyamakuru. Ntabwo ndi mushya hano kuri Arabohora TV, nsanzwe mpakorera. Amazina nitwa Bienfait Ruteye, ndi Pentecote, ndi umupapa, mfite abana barindwi n'umudamu umwe. Nishimiye kuba rero muri iki kiganiro. Murakoze. Umuntu ashobora kwibaza Bienfait, ubundi mwakijijwe ryari? Ese ubusanzwe mu itorero mukora izihe nshingano hirya y'ubuvugabutumwa? Ese hari ibindi musanzwe mukoramo? Nakijijwe muri 2002, mwaka w'ibihumbi 2002. Nicyo gihe nakijijwe, ndibuka kuko hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu nicyo gihe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nagendaga ku musozi, nari ku misozi ya Kongo, njya guhura niho nakiriye agakiza. N'indirimbo ivuga ngo ninde wabasha kwitanga umugambi w'ihoraho, Farawo yarananiwe n'inyanja irananirwa. Nari n'umuntu wari ufite radiyo bafata FM, niyo iyo korari bayirimbye, ndagatahana. Nari umupagani cyane mu ishuri, nari umuntu utarubahaga Imana, sinubahe, nakundaga ishuri ariko sinubaha Imana. Ndibuka uwo munsi hari ku cyumweru, kuwa mbere njya ku ishuri kuko bisanzwe, waje kuba kuwa gatanu nibwo gakiza kinjiye mu mutima wanjye. Mu ijoro twari mu masengesho tuko dusenga, njya kumva nsomera ijambo rivuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana uko tuzanandi kurerekanwa, cyakora icyo tuzi nuko Yesu yerekanwa tuzasana kuko tuzamureba uko ari. Namaze gusoma iryo jambo ndasenga ngo senge, mu mutima wanje hururukamo umuriro, numvise mu mutima wanje hururukamo imbaraga. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none nta wundi icyo kintu ndikirongera kandi mu mutima wanje. Uko niko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Birumvikana ubuhamya bwawe ari burebure cyane, nabwo tuzagira igihe cyo kubwumva. Ni ikiganiro ntarimo njyenyine, kubera ko Evangeliste Betty cyangwa se mama Axela nawe aragenda adufasha kugira ngo tuganire n'umutumirwa wacu uyu munsi. Ariko mama Axela nawe tubaye ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma hari icyo wenda wabaza umutumirwa kugira ngo dukomezanye nawe? Yego, murakoze. Kuri ubu buhamya avuze ukuntu yahuye na Yesu, byumvikanye ko ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, kuko n'abaririmbyi urumva bararirimbye ariko ijambo risigara mu matwi ye. Ariko namubaza ngo ese ubundi iyo bavuze umukristo baba bashatse kuvuga iki? Arakoze cyane mama Axela ku kibazo abajije. Ijambo umukristo ni ijambo riva mu mazina abiri. Yego.
umukristo ni ijambo riva mu mazina abiri, ni ijambo riva mu muntu na kristo. yego Iyo bavuga rero umukristo, iri ni ijambo batangiye gukoresha muri Antiyokiya. yego Usomye mu byakozwe n'intumwa 11:26, Bibiliya iravuga ngo amubonye amujyana muri Antiyokiya, Yego. bagirayo umwaka bigisha ab'itorero, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. abakristo yes. Urakoze cyane, udusobanuriye neza. Iyo bavuze umukristo baba bashatse kuvuga iki? Tubonye ko hari ubukristo bwatangiriye muri Antiyokiya, ni birebire, tugiye muri details uratubwira. Nakubaza ngo ubukristo n'agakiza bihuzwa biti? Ubu warakijijwe bienfe, wakiriye Yesu uri muri Kongo, yenda amashuri abanza, yenda n'ayisumbuye urumva ko ntiwari ukijijwe, ariko uraza kutubwira neza. Ese ukimara kwakira agakiza, ni izihe challenge wahuye nazo kugira ngo uze kuduhuriza ubukristo n'agakiza uburyo bihuzwamo? Kuko hari abantu badutegereje, bari kutwumva, bari kwibaza ubundi ubukristo ni iki, agakiza ni iki, ese bihuzwa biti? Uraza kudufasha uduhayeho testimony nyine uburyo wakijijwe, ese wari mu mashuri ya secondaire, mbese utubwire. Imana iguha umugisha. Arakoze cyane ku kibazo cyiza avuye kubaza. Nari mu wa 5 wa secondaire. Yego. Icyo gihe nakijijwe, nari mu mwaka wa 5 wa secondaire. Ubwize neza kubaza ikibazo cya kabiri wajije ngo ubukristo n'agakiza bihuzwa bite? Yego. Ubukristo n'agakiza bihuzwa umuntu aba umukristo ari uko yamaze gukizwa. Yego. Izina ubukristo si izina umuntu yitwa na famiye. Yego. Si izina umuntu yitwa n'umuryango. Si izina umuntu yitwa rishobora kujya ku byangombwa ibi bisanzwe dukoresha. Izina umukristo ni izina umuntu yitwa bikurikiranye n'umwihariko agomba kuba afite. Ijambo rya mbere, kugira ngo umuntu yitwe umukristo, agomba kuba yariyemeje gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Usomye muri Matayo 4:19, ijambo rigira kabiri, agomba kuba yarahindutse icyaremwe gisha. Yego. Pawulo yagiye kwandikira abakorinto aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha, ibya kera byose biba bishize. Yego. Ijambo rya gatatu, bashira mu bikorwa ibyo bizera. Abakristo bashira mu bikorwa ibyo bizera. Yego. Ni ukuvuga ngo ibyo bizera abakristo baza babishyira mu bikorwa. Ijambo rya kane, bumvira Imana kandi bashira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ijambo rya gatanu, bakuza ubuzima bwabo bwo muri kiroho, ubuzima bwabo bwo mu mwuka. Yego. Barabukuza. Yego. Iyo umuntu rero afite uwo mwihariko, nicyo gihe aba umukristo. Umuntu ntapfa kuba umukristo gusa ngo ubwo yinjiye mu itorero, umuntu ntapfa kuba umukristo gusa ngo ubwo yabatijwe mu mazi menshi. Umuntu aba umukristo ari uko afite uwo mwihariko. Muri make umuntu aba umukristo ari uko afite indangagaciro z'umukristo. Ubwo indangagaciro z'umukristo nazo uraza kudufasha, ariko ntekereza ko harimo no kubaha Imana. Noneho rero umuntu kuba umukristo ni uko yemera agakiza, kemera, kuko ijambo ry'Imana ngo niwizeza, niwumva ijambo ry'Imana ukizeza umutima wawe ukatura ko Yesu agira neza, uzakizwa. Niko ntekereza. Noneho rero nakwibariza ikindi kibazo. Tubwiye uburyo ubukristo n'agakiza bihuzwa.
kuko umuntu ashobora kubyibaza wenda ataranakizwa, kuko abatwumva bamwe ni abakristo, abandi wenda ntibaraba n'abakristo, ariko kubw'umugambi w'Imana niyo ntego yacu ngo abantu bose bakizwe, bamenye ukuri. Niyo ntego yo kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa yo kuvuga kuri iki kiganiro. Ntekereza ko insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu ni ubukristo. Ese ubukristo bumeze, umuntu w'umukristo mwiza ameze ate? Ese birashoboka ko umuntu yaba umukristo? Niyo nsanganyamatsiko. Nagira ngo nkwibarize ikindi kibazo, ni iki cyanyemeza ko ndi umukristo cyangwa nakijijwe? Utubwiye ukuntu wakijijwe, none abantu batwumva akaba wenda gishidikanya ko ari umukristo, akaba wenda nta confidence yumva afite, yenda sari nk'umwana mu gakiza, cyane ko turi no mu bihe by'imperuka, inyigisho z'ubuyobe zabaye nyinshi. Mwese murabizi ko hariho inyigisho z'ubuyobe, nk'abakristo bakiri batoya bakaba bagwa bagakurikira inyigisho ziyobye. None ndagira ngo nkwibarize umukozi w'Imana Bienfait, ni iki cyanyemeza ko ndi umukristo cyangwa nakijijwe? Ubwo ndabariza n'abandi, ni iki cyakwemeza umuntu ku giti cye ko yakijijwe cyangwa ari umukristo? Bikoze cyane. Hari umuririmbyi wasubije icyo kibazo, yararimbye avuga ngo wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yakogeje, mbese imyambaro yawe irera. Icyo kibazo mwene data yarabajije, nta wakwicura asinziriye ngo ananirwe kumenya ko yicuye, nta wakizwa ngo ananirwe kumenya ko yakijijwe. Kuko iyo umuntu yakijijwe ibyo kwihisha, umuntu aba yahinduye ubuzima, uba wahinduye ubuzima, buba bwahindutse. Ni ukuvuga ngo umuririmbyi yagiye kuririmba w'108, yavuze ni umukobwa w'umusedwa waririmbye indirimbo ivuga ngo ngende umukristo. Yaratangiye igitero cya mbere avuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Aravuga ngo njyewe ndi umukristo. Icyo ni ikintu, ubukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kikanibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Aravuga ngo ngende umukristo. Amen. Uko ndi kose nintumigwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ninjya mu ijuru. Iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu yamaze kuba umukristo, uba ufite ibintu biguhamiriza kuko uba uri kumwe na Yesu. Yesu aba ari muri wewe, uba wamaze kuba icyaremwe gisha. Yesu kera ari muri wowe, wamaze kuba icyaremwe gisha, ibya kera byose biza bishira. Ibya kera byose biza bishira, za ngeso za gipagani zirashira, umuntu akaba ahindutse rwose. Umuntu akaba ahindutse. Nibyo rwose, urakoze cyane, udusubije neza cyane. Ikintu cyakwemeza umuntu ko ari umukristo, kuko na Pawulo ataritwa Pawulo yitwaga Sawuli, ijwi riramuhamagara ngo Sawuli, Sawuli undenganyiriza iki? Aravuga ngo urinde mwami. Arangije aravuga ngo ni Kristo umwana w'Imana. Yaragenda ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Rero ikintu cyakwemeza umuntu ko ari umukristo, icya mbere ni uko yaba yarogejwe n'amaraso ya Yesu. Ndumva hari niba ntibeshya aribyo. Ikindi ni ukuba umuntu ahindutse, kuko ntekereza ko gukizwa ni kimwe, uramfasha, no guhinduka ni ikindi. Kuko umuntu ashobora gukizwa akakira Yesu, ariko hari urugendo rwo guhinduka. Siko ubyumva wowe? Urwo rugendo se rwo guhinduka, ese ubona abakristo bahita barugeramo bagahinduka? Twabafasha gute kugira ngo barakijijwe n'ibyo cyangwa bihannye uyu munsi, ariko yihannye yatuye? None se ko yatuye uwo munsi, ubwo yahise areka ibyaha, yahindutse? Wadufasha, wafasha abakumva? Arakoze cyane. Ikibazo avuye kubaza, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo niyemeje guhora nkizwa, gashingwa mu gakiza. Gashingwa mu gakiza.
guhinduka rero kugira ngo umuntu abe umukirisitu si ukwiye ibintu bikorwa mu kanya gatoya. Ni transformation. yego Gufata ikintu ukagihindura mu ikindi ni ibintu biba bisaba. yego n'abafata ibintu bahinduramo ibindi, ufata ikintu ushaka kugihinduramo ikindi kintu runaka biba bisaba inzira. Ubuzima bwacu rero natwe bwa gikristo ni ubuzima busaba guhora iruhande rw'Imana. yego icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, ni ubuzima busaba guhora twihana. yego Umukristo birashoboka ko yogwa mu cyaha yego cyane, ariko umukristo ntiyoba mu buzima bw'icyaha. yego akwiriye kuva mu buzima bw'icyaha. yego yogwa mu cyaha ariko ntiyoba mu buzima bw'icyaha. ntabwo bikwiriye ko umukristo aba mu buzima bw'icyaha kandi yitwa umukristo. ntabwo bikwiriye. yego kuko ibyaha, habaho ibyaha byinshi. hari ibyaha bimwe bishobora kugwirira umuntu utabiteganyije. Itegeko rya 10 riravuga ntukifuze ikintu icyo ari cyo cyose cya mugenzi wawe. kandi ubu buzima tubamo uzi uba utanasohotse no mu nzu, ariko nanone ibitekerezo ibyo bikagenda. ibitekerezo nta bariyeri bigira, nta gipango kiza kibitanga, nta boda bitocaho. aho wicaye uratekereza isi yose ukayizenguruka, kuko ibitekerezo biriruka cyane bikaja mu isi. rimwe na rimwe umukristo ashobora kwifuza n'ibindi byaha bitandukanye umukristo yobegwamo, ariko iyo biguyemo ubwo yihutira cyane kwihana. yihutira cyane kwihana, kuko kwihana, iyo umuntu akoze icyaha uba wagomeye Imana, ariko iyo umuntu yihanye uba wiyunze n'Imana. urakoze cyane. naringiza amatsiko y'akandi kabazo nakubaza. ko bajya bavuga ngo ijambo ry'Imana ahantu rivuga ngo icyaha kitababarirwa nicyo gutuka umwuka wera. ibyo bintu wabihuza gute no kugwa k'umukristo? kuko icyo kibazo nacyo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo icyaha gikomeye, mbese niba navuga ngo kigoranye kubabarirwa, uretse ko Imana yo nyizi nk'inyembabazi, ariko ntekereza ko icyo kibazo cyangwa iryo jambo ryabwiraga ba bantu bakijijwe ribabuza gukeresa agakiza. kuko ntekereza ko atari byiza ko umuntu yaba yarakijijwe agakeresa agakiza, akitwara uko bidakwiriye, akera imbuto mbi. urugero, ujya wumva nk'abantu b'abadamu, ukumva ngo umudamu arubatse afite umugabo, yenda ni umukristo, ariko ukumva ngo afite isezerano ryo kongera gushaka, ngo ukumva mbese cyangwa se akaba yata n'umugabo akajya gushaka. cyane ko tugenda tubona abantu bafite ubuhamya bubi muri iyi minsi. ese bienfe bariya abantu buriya ni abakristo? ntabwo wenda uri bujyaginge kuko nturi Imana, ariko hari icyo wabwira abantu bari kwera imbuto mbi, cyangwa se umugabo, kuko uri umugabo w'abana 7. ibyo ari byo byose hari ibigeragezo uhura nabyo byabangamira ubukristo bwawe. ese wowe wagira inama ki aba bantu bari kugenda mu bukristo nabi, ndetse rimwe na rimwe bakayobya inzira abana bakiri batoya? wabagira inama ki, n'iki wabafashisha? urakoze cyane. arakoze kuri iki kibazo. numvise cyari kirimo ibibazo nka bingahe yabajije. icyo numva nasubiza kuri iki kibazo yarabajije, hari abakristo bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hakaba n'abandi biyitabo bakiyita abakristo atari bo.
ubwo rero ikigaragaza umukristo yego buriya ntawe utojya mu rusengero, ntawe utajyayo, ahantu hose kuri bogera mu rusengero, ntawe utobarizwa muri ADPR cyangwa se mu rundi rusengero runaka, yego aho ngaho biroroshye. Ariko Yesu hari ijambo yavuze, yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. ku mbuto bera buriya imbuto umuntu yera, yego uwo ni wowe, nizo zigaragaza kuri umukristo cyangwa se utari umukristo. yego umukristo ni nka kuriya kw'igiti. okay ni nka kuriya kw'igiti. igiti kiza cyera imbuto. imbuto zacyo rero nizo ziza zigaragaza. thank you. muri make ntabwo avoka yakwera amapera, oya siko ubwo sicyo bishatse kuvuga. hari imbuto, hari igiti kitagomba kwera imbuto zacyo. ni ukuvuga ngo buri giti cyera imbuto zacyo. bishatse kuvuga ngo umukristo nawe akwiye kwera imbuto z'abakristo, hanyuma umupagani nawe ubwo ni ya mirimo ya kamere. 14 Pawulo yagiye kuvuga mu Bagalatiya. 14 Pawulo yavuze mu Bagalatiya. ubusambanyi, ishyari, kwirarira, iby'isoni nke, kutagira urukundo, inzangano. Koko ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice 5 nibyo rirabivuga. birumvikana ko umukristo rero akwiriye kugira indangagaciro. ni izihe ndangagaciro zikwiriye kuranga umukristo? Wenda birasa naho byenda gusa, ariko hari na kirazira. indangagaciro na kirazira. indangagaciro rero z'umukristo, cyangwa rya mbere no kubaha Imana. yego mu bukristo ni mu muryango wa Kristo. kuba umukristo uba ugiye mu muryango wa Kristo. dushobora kubana mu nzu, twese turi mu muryango wa Kinyarwanda, tukabana no mu nzu, ariko tukaba turi mu miryango itandukanye. hari abakristo bakijijwe baba mu muryango wa Kristo. abapagani nabo, abadakijijwe ntibabarizwa mu muryango wa Kristo, kuko ntabwo ari abana b'Imana. hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana. abantu b'Imana isi yose uko aba ni abantu b'Imana, ariko abana b'Imana ni abavutse ibya kabiri. bavutse ubwa kabiri. abo nibo bana b'Imana. abana b'Imana rero nibo babarizwa mu muryango wa Kristo. abangaba niwo mugeni wa Kristo. aba nibo bategereje ko impanda izavuga. abangaba nibo Yesu 3:16 Yohana aravuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese. abangaba nibo bizeye Yesu. aba nibo batazarimbuka, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. nubwo bakiri muri iyi si, nubwo bakigwaza, nubwo bakigwara, nubwo bagipfusha, nubwo bagikena, nubwo umuririmbyi yavuze ngo uko ndi kose, bishaka kuvuga ngo umukristo ashobora kuba mu buzima ubwo ari bwo bwose. umukristo ashobora kugeragezwa ariko akaguma ari umukristo. niwe ujya ugerageza. ese watubwira gatoya, umaze gukizwa ukakira Yesu, ukaba umukozi w'Imana, umuvugabutumwa muri Pentecote, ku bigeragezo wahuye nabyo bisa n'ibyagukomereye muri makeya, ku buryo n'umuntu yavuga ati Yesu yankuye aha, wagiriye neza bienfe, nanjye yankura hariya, watubwiraho? arakoze cyane ku kibazo avuye kubaza. ubuzima bwacu bwa Gikristo, hari umuririmbyi w'igiswahili no mu Kinyarwanda irahari iyo ndirimbo ivuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. uriya mu buzima bwa Gikristo, umukristo ni umusirikare wa Kristo.
iho aba basirikare bandi tugira bisi hari abashobora kugira umwaka n'imyaka myinshi batabona intambara nubwo bizi iby'intambara ariko bakagira imyaka myinshi batabona intambara ariko ubuzima bwa Gikristo bwo nta konje bugira nta kujya mu kibari habe muri aba basirikare bo mwisi habe niyo bari mu ntambara iriya kuri front hazagira igihe bamuheza akajya mu kibari akajya mu buzima akajya kuruhuka ubu buzima bwacu bwa Gikristo rero ibwo nta kibari tugira yego kandi buri munsi tuza turwana na Satani. Pawulo yagiye kwandikira Abaefeso arabwira ngo kuko tutanigana icyo ni Kirundi kuko tutarwana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo turwana n'abami n'abategetsi agenda avuga abo turwana nabo haba ngo kubwibyo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu bigeragezo Satani ateza mu ntambara Satani ateza ni nishi kandi mu bitero atugabaho ni ukuvuga ngo Satani agaba ibitero ku manywa na nijoro ku manywa na nijoro aba ariko ahiga umukristo agaba ibitero ku manywa na nijoro hari abakristo aza mu muryango hari igihe Satani ashobora gutera igitero mu muryango aho umuryango wa Beti akahatera igitero runaka yarangiza akongera kandi agakurikirana Beti wenyine akagira ibindi amutera adakoze ku mugabo n'abana ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwa Gikristo tuba mu ntambara za buri munsi yego turi ku rugamba wa buri munsi urakoze cyane nibyo umukristo ari ku rugamba kandi arasana n'ibyaha n'isi n'umubiri na Satani birumvikana umukristo ari ku rugamba kubera igihe ahari dufite kitari kinini ntago winjiye details mu buhamya bwawe ariko ubutaha uzatubwira neza ukuntu nk'urugero nkanjye nkizwa nakira Yesu nahuye n'ibigeragezo bikomeye kandi mu buzima busanzwe ntabyo nari mfite usanga hari nk'ikintu gihindutse hari n'imyuka mibi ikorera mu bantu batumvira Imana ntekereza ko wari uri mu bivuga ikigeragezo kikaza nko ku rugo igitero kikaza gishaka umugabo n'umugore hakaba n'igishobora kuza gishaka umuntu runaka yenda nk'aba bari kutwumva hari n'ugifite ku giti akaba ari umugabo n'umugore ko umwe afite ikigeragezo gikomeye ukabona Satani araguhiga reka mvuge nk'akantu nigeze ncuruza noneho tukaba mu bintu abacuruzi bakunda kuba mu bibina icyo gihe naracuruzaga noneho ngiye kubera ko ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa igihe cyo gufata amafaranga cyagera ntibayame bakavuga ngo ihangane nguzayafate ejo bundi wenda wari bufate nari bufate uyu munsi ejo bagahuwe ejo kandi nge bandenzeho n'ejo bundi urumva Satani aba nteje ikintu gishobora gutuma narakara cyangwa nkavuga nabi umukristo rero aho hantu hose kubera ko hari ibitero biduhiga ahantu hose umukristo akwiriye kwirinda Yesu ashimwe cyane umukristo akwiriye kwirinda mu byavuga mu byakora nuko agenda ubwe kugira ngo atabera inkomyi ubutumwa bwiza ikindi wenda nakongeraho nge ndi umukristo ndi umukobwa nari umukobwa umuvugabutumwa kandi n'ubu ndacyari umuvugabutumwa nigeze ngira nk'ikigeragezo kuko nk'abanyumva harimo nk'abakobwa wenda bagifite muri iki gihe hariho ibyaha byinshi wenda nk'umukobwa wakiriye Yesu w'umurokore ufite izi ndangagaciro za Gikristo agahura wenda n'abantu bashaka kumutestinga kuko bajya babikora ndenda ndibwirira abakobwa b'abakristo bari mu rusengero bamenye Imana bakamutestinga bakaba bamuha nk'amafaranga jewe nkanjye byambagaho nk'umugabo wenda tubana kaza kansura muri kaminuza akampereza amafaranga ubwo urumva ni muri fiançailles kandi nari umukristo kandi ndi umukobwa kandi ubuzima bwo muri Kampala byefe urabuzi
uko bwari bumeze. Njye rero uko nabigenzaga, wenda ndagira inama nk'abagifite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo. Njyewe nashoboraga nko gufata nk'ibihumbi 5 kuko ibi mvuga nawe aranyumva azabyumva, n'umugabo turabana, uretse n'umugabo hari n'abandi benshi. Nkafata nk'ibihumbi 5 nkamubwira nti ibihumbi 5 bifashe kugira ngo ubone ko ntashira isoni, ntari umushizi w'isoni. Ariko ubundi njyewe sinjye mfata amafaranga y'abahungu. Impamvu ya mbere, dushobora kutazabana ko ndacyakureba, sindakwemera. Tujye tuba specific, tuvugisha ukuri nk'abakristo, turakiganaho. Ese nindamuka hagize impamvu zituma nkubona ko tutabana, narariye amafaranga yawe cyangwa waragiye umfasha, hari n'abakobwa abahungu bagiye bishyurira amashuri, barabemereye ko bazabana, barangiza bakababeshya. Umukristo ntakwiriye kubahabeshya. Umukristo ndabazi barahari benshi, yenda hari nabo ntazi ariko bari kunyumva. Icyo kintu baba barakiguyemo. Birakwiriye ko umukristo w'umukobwa cyangwa umuhungu aba careful ku buhamya bwiza. Nge rero narayafataga nkamusubiza nk'amafaranga y'ibihumbi 100. Kandi byefu ubuzima twari turimo muri kaminuza mu mahanga bwari butoroshye. Noneho nkaba nzi yuko atazanagaruka kuko ubundi nago bikunda kubaho. Ariko kubera ko nawe yari umukristo kandi azi icyo ashaka ntago yagendaga. Ariko noneho reka mvuge nko ku bantu bafite ubuhamya bubi b'abakobwa, kuko turi kuvuga ku bukristo n'agakiza, kandi specific ni mwitorero, wenda nabo hanze yaryo nabo bakumviraho, kuko turabwira isi yose. Ubu butumwa buzumvwa n'abantu benshi bari ku isi. Ni ukuvuga ngo hari n'abakristo babona akazi ari uko bakoze ibyaha. N'urugero, yenda bashobora no kuba atari abakristo, ariko nk'umuntu agahura n'ikigeragezo cyangwa ari umukristo udafashije, avuga ati ntabwo aka kazi wakagumamo, hari ibintu ugomba gutanga. Cyambere leta yarwanya ruswa, ariko byabayeho n'ibintu bibaho, sibyo? Njewe ubwanjye ubivuga, naranditse n'ukwanjye kuboko nsezera akazi ku mpamvu y'ubukristo. Amafaranga ndavuga ni genda umukristo, ntabwo nakora ibyaha mu kazi kanjye, ahubwo narinda ubukristo nkagenda. Okay, wenda ndabikubwiye. Rero icyo shatse kuvuga aha ngaha, nizihe ndangagaciro zikwiriye kuranga umukristo. Indangagaciro ya mbere shaka kubabwira, hari 4G: gusurana, gusangira, gufashanya no gusengana. Kugira ngo dufashe baba Kristo bakiri bato bashobora kugushwa n'iyo miyaga irimo igusha abagabo n'abagore cyangwa n'abakobwa. Rero byenfe dusoza, jewe Imana yarashoboje, ntabwo ari imbaraga zanjye, ariko nanone ntekereza ko kugira ngo umuntu abe umukristo mwiza uhindutse ushobora gufasha isi n'abantu, nuko agomba kubazi ahava, akamenya naho ajya, akamenya ahava. Ibya kera byarashize, yari umupagani, yinjiye mu nzu y'Imana. Kurinda ubuhamya nayo ni indangagaciro. Iyo ibyo birangiye rero, ku bantu bamenye Imana, barasurana, bagasangira, bagafashanya, bakanasengana. Kuko umuntu mwasenganye, umuntu mwasangiye, umuntu mwasangiye igaburo ryera, mwasangiye iby'Imana, ntekereza ko na Yesu ajya kujya mu ijuru yasezeye abigishwa, abaha igaburo ryera. Ni ibintu biba bikomeye. Regira ngo rero dusoza, nubuhe butumwa wagenera abadukurikiye ukurikije kuri ibi bintu byose tuvuzeho, icyo wababwira abantu bateze amatwi ijambo ry'Imana cyangwa iki kiganiro? Arakoze cyane mwene data ku buhamya avuye kutubwira. Hari ikibazo yari yabajije kivuga ngo se ngo ni ibihe bigeragezo. Nagiye mpura nabyo byinshi. Nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi cyane. Ibyo nibuka ni byinshi sinabivuga kubera impamvu z'umwanya. Yego. Nigeze guhura n'igeragezo cy'ubutayu. Yego.
kurangiza ishuri ukabura akazi yego kandi ufite umuryango munini yego kandi mu mujyi bezwe zose ugomba kuzikora nka nyir'urugo nza nibuka umunsi umwe nigeze kubyutsa akana kanjye k'agakobwa byuka uje ku ishuri karambwira ngo papa ngo se nk'uko tubyutsa ngo tuje ku ishuri wowe uzuja hewe ntaho uzujya ko tubona wirirwa ntabyutsa ngo nje ku ishuri wowe urajya hehe abana b'ubu nabo ntiboroshye nova wowe kutajya ku ishuri cyangwa ngo ujye mu kazi ngo nicyo bivuze ntaho abana bacu barakuze urambyutsa ngo njye kandi kari imyaka nk'ine cyangwa 5 kari gafite imyaka mike cyane urambyutsa ngo njye ku ishuri wowe ndajya hehe gonuke se nibuka ari igihe kimwe hari umudamu wigeze kuza ansaba kuko twasambana nawe arambwira ngo azampeza inka yari umudamu utunze ufite ubutunzi yari umuntu ukize ndamuhakanira so aho nari mvuze rero ku ntambara z'abakristo n'ibigeragezo umuntu agenda arwana nazo hari ibintu rero umuntu w'umukristo agomba ukuntu umuntu w'umukristo agomba kuba ubuzima bw'umukristo agomba kuba niryo jambo ngira ngo nsorezeho wenda ubuzima umukristo agomba kubamo niba wumva ko wamaze kuvuka mu muryango wa Kristo wumva ko wamaze kuvuka mu muryango wa Kristo waramaze kuvuka ujya kabiri hari ibintu bine umuntu agomba gukora yego icya mbere ugomba kwihana ibyaha ukuri ejo bundi mu minsi ishize mu byumweru nka bibiri sinzi ko bishize Imana yarambwiye ngo hari mu nzozi irambwira ngo nta byaha nta mubare w'ibyaha ngo ndashobora kubabarira nta mubare w'ibyaha Imana idafite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha byose wakoze kandi buriya nta cyaha kinini kihaba kandi nta gitoya kihaba usanga twe twenyine abantu ariko tubifata bimwe tukabigira binini ibindi tukabigira bitoya ariko imbere y'amaso y'Imana icyaha cyose ni icyaha icyaha cyose ni icyaha muri ubu buzima tubamo bwo mu isi ibyaha birarutana hari icyaha ushobora gukora bakaguca amande dene bakakurekura hari icyaha ushobora bakagufunga amezi 6 bakaguca amande hari icyaha ushobora gukora bakagufunga umwaka imyaka runaka hakaba n'icyaha bimwe bavuga ngo iki ni burundu na burundu naho hakabaho na burundu y'umwihariko hariho burundu isanzwe hakaba na burundu y'umwihariko ariko imbere y'amaso y'Imana icyaha cyose ni icyaha Imana uwo munsi irambwira ngo nta cyaha na kimwe ntababarira nta mubare w'ibyaha ni ukuvuga ngo ibyaha byose woba warakoze Yesu aracyagutegeye amaboko nta mubare w'ibyaha ibyo wakoze byose Yesu aracyagutegeye amaboko ngo akwezeshe amaraso kigira kabiri muri ubuzima bwa Kristo tugomba kujya yego ijambo ry'Imana iyo ubukristo butangiye kunanirana icyagiye baza batangira kuvuga ijambo ry'Imana ukabona abantu bafashe amatelefone cyangwa se abandi bagasohoka umuvugabutumwa arahagurutse umuntu agasohoka ukabona abantu igihe cy'indirimbo bashobora gukurikira bashyiramo akanaryoherwa igihe cy'ijambo ry'Imana ukabona ari kurikiye batoya ni bake cyane cyangwa abandi bagasinzira ugomba kwitoza
kumva ijambo ry'Imana, kugaburira umuntu w'imbere, kugaburira umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere nawe agomba, niba ubuzima tubayeho mu gitondo turanywa ibyayi, saa sita turajya nijoro, nibwo buzima tubamwo bwa buri munsi, ukwezi kugashira, umwaka ugashira. murakoze cyane, nibyo. Ijambo rya gatatu rero, murabona ko tuza tuje mu maduka ya ubuzima bwo mu giturage nibwo umuntu ashobora kumenya imyenda agira. Kuri abantu bari mu giturage uhita amenya ko afite amapantaro 3 cyangwa 4. Iyo usanga bafite imyenda imwe ngo niyo gusengana, indi niyo bambara bariko bakora utuzi runaka. Ariko mu mujyi usanga umuntu imyenda uzugira imyenda imwe ntuyimenye. Nkanje nkorera hano urugo rwanje nditubana, hazabiyongera mu rugo ngize iminsi ntagerayo, ndashika ngasanga imyenda ese hajya n'uyu mwenda narawugiraga. Icyo narishaka kuvuga, ubukristo nabwo bugomba kwambara. Yego, kwambara bishatse kuvuga iki ku bantu batabisobanukiwe? ubukristo ni ukwambara. Ubukristo bugira imyenda uza bwambara. Yego, ubukristo bwambara urukundo. Yego, kwambara urukundo, arizo za 4G, gusurana, gufashanya, gusangira no gusengana. Yego, kuko hari ubukristo abenshi babwambitse ubusa. Yego. Ijambo rya kane rero umuntu agomba gukorera ubukristo, ibyo byose ubukristo bugomba gusigwa. Yego, si amavuta agugwa ku isoko, si aya ngaya twisiga, usanga bamwe ngo ntaza yisigaya, ntiyisigaya. Amavuta umukristo agomba guhabwa, agomba gusiga ubukristo bwe. Yego, n'umwuka wera. umwuka wera. Yego, nibyo. N'umwuka wera. Iyo umuntu yamaze gusigwa n'umwuka wera, umwera wose uzumushiraho. Amen. Iyo umuntu yamaze gusigwa n'umwuka wera, umwera wose uzumushiraho. Muzarebe umuntu wamaze gusigwa, hagira ibintu biza bimuranga. Iyo ageze mu materaniro haza yishimye. Nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo narishima ubwo bambwira ngo tuje mu nzu y'Uwiteka. Iyo ageze mu nzu y'Imana arishima. Iyo yumvise ijambo ry'Imana aranezerwa. Iyo abonye abasenga, iyo aririmbye wenyine aranezerwa. Ijambo rigira kabiri, iyo umwuka w'Imana ari mu muntu, niwe muzamubona yicaranye n'umuntu w'umugabo wiyubashye cyangwa se umumama wiyubashye, akarira ntawamukubise, agaseka ntawumukozeho. Mu materaniro ibyishimo bituruka ku mwuka wera. Ibyishimo bituruka ku mwuka wera. Yego, amen. Ijambo rikurikiraho, ejo bundi nahanje mu ijambo rivuga ngo ufite ugutwi yumvize umwuka abwira amatorero. Umukristo agira amatwi atari ayo kumva ibi bindi bitandukanye, agira amatwi yo kumva ijambo ry'Imana, agira amatwi yo kumva Imana. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa yumvira Imana imutegetse ibitari byabaho. Imana yabwiye Nowa ngo niyubake inkuge, imvura izagwa. Icyo gihe cya Nowa hari igitabo nasomye kiravuga nta mvura yagwaga, imyaka yamezwaga n'ikime cyamezaga. Imana ibwira Nowa ngahe ubaka. Nowa yubaka imyaka 120. Nta handi yigeze yumva bubatse inkuge. Nowa arubaka imyaka 120 irashira, ariko yubaka inkuge iruzura. Ni ukubera kuko kandi n'abandi bari batuye isi y'icyo gihe bose ntawe ijambo ritagezeho. Nowa yarabwira ngo nimubake imvura izagwa, bakanga bakamufasha. No muri ubu buzima bwacu turimo bwa gikristo, hariho abantu n'uyu munsi wa none bari mu kwanga gukora ibyo basabwa, bagafasha abakristo bariko baja mu ijuru. Yego,
Nowa barazaga bakamufasha kubaka ariko bakagenda n'igihe cy'inkuge yuzuye inyamaswa zarazaga abantu bazibona zikinjira mu bwato bwa Nowa abantu banga kwinjira usibye Nowa n'umuryango wiwe gusa. Icyo nasaba rero ibyo rero umuntu wese nasuzuma ubukristo bwiwe urebe uko ukubanye n'Imana. Yego, murakoze cyane. Ndizera ko abantu bumvise ubu butumwa barumva ko umukristo akwiye gutandukana n'umuntu udakijijwe, kuko ukijijwe ni uwaretse imirimo ya kamere akakurikiza imbuto z'umwuka. Imana iguha umugisha. Uvuze ku bintu bikomeye, uvuga kuri challenges wahuye nazo mu bukristo. Imana iguha umugisha ko wanesheje, ariko abandi bapapa bazumva iki kiganiro bari guhura n'ibyo bigeragezo, kuko hanze aha hari n'abadamu rwose koko bagerageza abagabo badakijijwe bashaka ko Satani akoresha. Niko bahari no ku bagore, usanga n'ingo zirimo zisenyuka kuko ubukristo burimo buragenda buba buke. Rero dukwiriye gukizwa mu gihe turimo no mu kizaza, kandi tugahinduka rwose. Imana ibaha umugisha. Ndumva dusoza ikiganiro twagisoreza ahangaha, ariko tugiye gufasha abantu tugiye gusengera. Ndumva wasengera abantu bashobora kuba baraguye mu byaha kubera imibereho, akaba ari umukristo cyangwa nubaka akabivanga akagenda agasambana wenda kugira ngo abone akazi, imibereho mibi ihinduke, ari umukobwa cyangwa se ari umugabo. Hanze aha isi irimo irakurura abantu, irimo irayobya abantu bari gukora ibyaha. Ariko mu by'ukuri bene data muzakurikirana buno butumwa cyangwa kino kiganiro twakoze, ni ukugira ngo tubafashe. Wowe wakijijwe umenye ukuntu ukwiriye gukizwa neza, ukoriyanta ubuzima bwawe bwa gikristo, nawe kandi utarakizwa, kuko mwene data yatubwiye ko yumvise ijwi ry'Imana rimubwira ngo nta cyaha na kimwe, nta byaha Imana itababarira. Uko byaba bingana kose Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Nubuhe butumwa bugufi cyane butarengeje nk'umunota wabwira abantu hanyuma ugahita ubasengera? Arakoze cyane mwarimu Betty. Ubutumwa natanga nabwira abantu ko umukristo ni iby'agaciro. Yego, ko umukristo ni iby'agaciro. Ko umukristo niba hari ikintu cy'agaciro mu bintu bihari ko umukristo. yego. Urakoze. Amen. Reka dusenge. Dusengera abantu. Hari abantu baguye, hari abatarakizwa, hari n'abari mu bigeragezo babuze uko babyifatamo. Ndumva twabafasha. Wabaha nimero yawe bakenera kugira nk'ikibazo bakubaza, cyane kuri umupapa kandi w'umukristo ukijijwe neza kandi uri intellectuel, wagize n'umugisha ukiga ukaba ufite n'akazi. Wababwira arakoze cyane. Reka dusengere abantu. Nindangiza ndajya gutanga nimero de telefone, uwashaka azambonaho. Yego. Reka dusengere abantu. Imana ni inyembaraga kandi Imana ishoboye byose. Hari indirimbo twaririmbaga kavuga ngo Imana ishoboye byose. Yego. Ibyo tutabona ibyo tubona n'ibyo tutabona, ibyo byose Imana irabishoboye. Mwene data udukurikiranye, ikibazo cyose ufite, icyakunaniye, intambara urimo, tugiye gusaba Imana kugira ngo Imana igusange aho uri hose. Ntabwo uri kure n'Imana, woba kure n'abantu ariko ntabwo woba kure n'Imana. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo Imana ikwambike imbaraga ubashe kuva aho uri. Uriho kwizegwa mwami Imana yacu, uriho kwiringirwa gitare cy'amahanga. Niwe uzuvuga bikaba kandi uzutegetse byose biza bikomera. Ulirinza nzova ngo maneno yako yana nguvu kushinda yote ya zamani. Na watu wanapiga mbio kuomba neema yake Mungu, wakiyapata masamaha waimba wote sifu Mungu. Ugugira neza wama na nyiri bihe.
dusabiye bene data bose badukurikiranye hano kuri Arabahora TV, aho bari hose mwami Imana yacu, hari abarwayi, ni wowe muganga mukuru, umuganga utazutera inshinge nk'izo twe dukoresha, umuganga udatanga randevu nkiza abaganga baza baduheza, uri umuganga uzukiza ukoresheje ijambo ryawe. Wa musirikare yabwiye Yesu aramubwira ngo uvuge ijambo rimwe gusa umukozi wanje arakira. Yesu uvuga ijambo rimwe ku barwayi barakira. Hari abari mu butayu bw'ubukene, w'Imana nyiribihe we wafashije ubwoko bwa Isirayeli mu butayu babasha kugera i Gilgali, bakugwaho igisuzuguriro cyose. Urababwira ngo ubwo mugeze i Gilgali mukuweho igisuzuguriro cyose abanyamahanga babasuzuguraga. W'Imana nyiribihe, hari benshi bari mu butayu butandukanye, hari abari mu butayu bw'ubugumba, hari abari mu butayu bw'akazi, hari abari mu butayu butandukanye. Abari mu butayu bose mwami Imana nyiribihe, turasaba kuko bageze i Gilgali kugira ngo bahindurirwe amateka. Hari abari mu bibazo bitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, Mana nyiribihe, abo bose turabasabiye aho bari kugira ngo ubacire inzira. Mana watabaye Yobu umuhindurira amateka nyuma ya ziriya ntambara zari zimeze kuriya, genderera na mwene data. Hari abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aba turabakuzaniye w'Imana nyiribihe we kugira ngo ubafashe ubagirire neza. Hari abasubiye inyuma, abo bose basubiye inyuma mwami Imana yacu, turabasabiye kugira ngo bongere kandi batumbire Yesu. Muririmbyi avuga ngo nubona ko ngiye kwibagirwa mwami, uzanibutse byabyuya byawe wabize kubwanje. Abo bose turabasabiye mu mazina atatu twizerane dusenzemo, izina ryawe n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Akoze cyane. Wababwira nimero yawe baguhamagaraho? Nimero mpamagaraho ni 078 58 37 6. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Imana ibaha umugisha. Bazakenera kumuvugisha muzamuhamagara bagira inama. Nanjye ndahari, nkorera umurimo hano kuri ADPR Kacyiru muri Chapelle Internationale, niyo mbamo. Ari uwumva yakozweho n'ijambo akumva ashaka kwigira umubatizo, ndahari ngo mufashe. Turabakira igihe cyose mwaduhamagara mukeneye ubufasha bugendanye n'ijambo ry'Imana n'agakiza n'umubatizo, n'ikibazo wakumva udasobanukiwe mu buzima, turahari ngo tugufashe. Twiyemeje gukorera Imana no kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi nawe niba wumva washyigikira uyu murimo wo kwamamaza Kristo, uze kudufasha ukora subscribe na share na like ndetse na comment. Ubu dufashije kwamamaza ubutumwa bwiza bukagera ku bantu benshi, kuko ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Imana ibaha umugisha. Twebwe nta yindi nyungu irimo, niyo kwamamaza ubutumwa, kuko umuririmbyi yaravuze ngo iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yanjye y'ukuri. Bene data, Imana ibaha umugisha. Murakoze.